akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi turabaramukije cyane mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Uyu ni umwanya tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana, tukaba tugiye gufatanya muri gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Mazina ni Byemana Dutegewe, ndi mwene so na musaza wanyu wizera kandi nkemera ubutumwa bwiza buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tugiye kubanza dusenge maze tubagezeho insanganyamatsiko y'icyigisho turafataniriza hamwe kwiga muri uyu mwanya. Ka dusenge. Turagushimiye cyane data mwiza ku burinzi n'imbabazi zawe bibanye natwe, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo ijambo ryawe tugiye kwigira hamwe umwuka waryandikishije arisobanurira ubwenge bwacu kandi aduhe kuryizera no kurigenderamo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko rero tumaze kubabwira tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kuganirira hamwe turayasoma muri Bibiliya. Kenshi turifashisha ibyanditswe byera ya Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi n'ibihamya bidufasha kumva neza insanganyamatsiko y'icyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo gusobanukirwa neza imitego Satani yateze abakristo muri iki gihe cya none. Nubwo bigaragara ko iyi nsanganyamatsiko ari ndende, ariko reka tubasabe kuba bugufi ndetse no kugerageza kuyumva neza. Ni ugusobanukirwa neza imitego Satani yateze abakristo bo muri iki gihe cya none. Mu bihe byose byagiye bibaho, Satani yagiye agerageza gutega imitego abakristo agendereye kugira ngo ababuze kugira umwiteguro ukwiriye ushobora kubahesha ijuru. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryerekana neza ko Satani ari umugome, yateguye inzira n'uburyo bwose bwatuma abuza abantu umwiteguro ukwiriye w'ubukristo. Muri Bibiliya hatwerekamo ko azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Satani azerera nk'intare yivuga ishaka uwo yaconshomera. Ndetse mu gitabo cya Bibiliya n'ubundi gikomeza kutwereka, ubwo ni mu Byahishuwe igice cya 12 n'umurongo wa 7, hatwereka ko igihe yatangizaga imyigaragambyo cyangwa imivurungano mu ijuru, amaze kubona ko atagishoboye gukomeza kuhaba bitewe n'uko Imana yateguye nayo uburyo bwo kuhamukura, ngo abona ahe mu ijuru nta gihari, ajugunywa mu isi, ngo ajugunywa n'abamarayika be babi kandi ngo bamanuka bafite umujinya mwinshi. Ubwo ngo kuko bari bazi ko basigaranye igihe gito. Satani yanga mwene muntu. Satani ahora ategura imigambi mibi yo kwangiriza, guhindanya mwene muntu ngo amubuze kuyoboka Imana. Imana nayo yateguye ubufasha ku bakristo kugira ngo bashobore guhashya no kunesha imbaraga z'umwanzi. Ni ngombwa rero ko dusobanukirwa, ntitube abantu bafite ubumenyi buke ku birebana n'imitego ya Satani. Muri iki gitabo cyitwa Imigani igice ni cya mbere, uyu murongo ni wa 17, herekana neza ko iyo umuntu ateze umutego
awuteze ikiguruka kiri hejuru, nacyo kikaba kiri kureba uwo mutego, ngo uwo uwuteze aba aruhira ubusa. Utega umutego ikiguruka kiwureba aba aruhiye ubusa, kuko kiriya kiguruka cyatezwe umutego kiba gisobanukiwe neza umutego uwo ari wo ndetse n'aho watezwe. Ni mu Imigani igice ni icya mbere umurongo ni uwa 17. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Noneho Satani ni utega imitego igendereye kubuza abantu kuzabona ubugingo buhora. Abantu nibo batezwe iyo mitego. Noneho nituramuka dusobanukiwe neza imitego ya Satani, bizadufasha kudafatwa nayo kuko tuyisobanukiwe. Niyo mpamvu havuzwe ngo gutega umutego ikiguruka kiwureba aba ari ukuruhira ubusa. Muri iki gitabo n'ubundi cyitwa Imigani igice ni cya 22, ndagira nti ka turebe ko tubona neza uyu murongo. Hatwereka neza koko abantu b'Imana bakwiriye kuba abantu bafite ubumenyi bubabashisha kuvumbura, gutahura imitego ya Satani. Kuko iyo iyi mitego ya Satani abantu batayimenye bahura n'ingorane. Imigani 22 umurongo ni uwa 5. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Kugira ngo aya mahwa, iyi mitego itashobora gufata umuntu, nuko ngo azashobora kuba yarayimenye, yarayisobanukiwe, maze agashobora kuyikikira cyangwa se agashobora guca kure yayo. Ijambo ry'Imana ubwo hari tugaragarije neza ko mu by'ukuri abantu b'Imana badakwiriye kubinjije, badakwiriye kugira ubumenyi buke mu birebana no kuvumbura no gutahura imitego ya Satani. Niyo mpamvu iri jambo turigiye kuganirira hamwe rigushishikariza gushyushya, mbese gusa naho wumva ukeneye ubumenyi buruseho ku birebana no kuvumbura imitego y'umwanzi, kuko Satani ajya anyurira no mu bumenyi buke bw'ibyo abantu batazi, kutagira ibyo umenya, kutagira ibyo witaho, akabinyuriramo maze agahora kugusha mu mitego y'ibyaha. Muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, umuja w'Imana Ellen White yeretswe ko abakristo benshi, ababwirizabutumwa benshi bakunda kugira ubumenyi buke mu byo gusobanukirwa n'imitego Satani atega, maze ngo ibi bigahesha umwanzi amahirwe atuma abatega bakagwa, bakava mu byo kwizera. Intambara Ikomeye ikigisho ni cya 30, page 361, haranditse ngo abakozi ba Satani bakorana umwete umurimo wabo, kandi ari we uyoboye, kugira ngo bashyireho ubutegetsi bwe, maze bimike ingoma ye ihangane n'ubutegetsi bw'Imana. Muri iki gihe giheruka barashaka kuyobya bizera kugira ngo babavane mu nzira y'ukuri, nk'uko umutware wabo yabigenje, bagoreka ibyanditswe kugira ngo bagere ku mugambi wabo. Nk'uko Satani yihatira gusebya Imana, niko n'abakozi be bakora kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Noneho hepfo uko bajya babigenza haranditse ngo haba mu biyita abakristo ndetse no mu babwiriza b'ubutumwa bwiza, ni gake wakumva bavuga kuri Satani, keretse gusa igihe babwiriza ku ruhimbi, nabwo bisa n'ibibagwiririye. Ngo haba mu biyita abakristo, haba no mu babwiriza butumwa bwiza, ngo ni gake cyane wakumva bahishura bavuga ku migambi ya Satani, banagendereye kuyimenya kugira ngo barusheho gutandukana nayo. Hano haranditse ngo ntibita ku byo Satani akomeza gukora n'ibyo yagezeho, bagahinyura imiburo y'ubushukanyi bwe, ariko bagasa n'abatazi kwabaho rwose. Iyo benshi badasobanukiwe n'ubuhendanyi bwe, uwo mwanzi w'imitima uhora ari maso abubikiriye igihe cyose, yinjira mu byumba by'amazu yabo yose,
no mu nzira zo mu midugudu yacu yose, no mu nsengero, no mu nama z'ubutegetsi, no mu nkiko zica imanza, akabateramo gushidikanya, akabayobya, akabashukashuka, ahantu hose akangiza imitima myinshi, agahindanya imibiri y'abagabo, agahindanya imibiri y'abagore, agahindanya imibiri y'abana, agasenya imiryango, akabiba inzangano mu bantu, kwifuza ubukire, amahane, ubuhendanyi n'ubwicanyi, maze akabibiba mu bantu bene ako. Ibyo bintu byose tumaze gusoma. Yinjira mu byumba turaramo, ubwo naho no mu byumba byaho twiyuhagirira, mu bwiherero bwaho twiherera, muri saro yaho turira, mu byumba by'abashitsi, Satani arahinjira. Ikindi, Satani ngo ajya yinjira no mu byumba byaho dusengera, mu nsengero, no mu nzira zo mu midugudu y'iwacu, yemwe haba mu nzira mu mihanda minini, imihanda mito, utuyira duto, utugenderano, utwo duhanda duto duhuza ingo n'izindi, aho hose Satani arahategera. Ikindi, ngo akajya no mu nama z'ubutegetsi, aho abategetsi, abaminisitiri, abadepite, abami, abashinzwe gufata icyemezo ku mategeko bashyikiriza rubanda, ngo Satani ajya naho ahagera kugira ngo abatere kuba bategura itegeko rishobora kuba ryatera umugabane munini kubogamira mu gukiranirwa. Ibyo Satani arabikora. Ngo yinjira no mu nkiko zica imanza, agafata abanditsi b'inkiko, agafata abunganira abandi mu mategeko, akaba yafata abacamanza, akabateramo bamwe kurya impongano, abandi guhimba ibinyoma byo kubeshya ngo akunde atsinde mu rubanza. Ibi Satani arabikora. Ikindi, ngo ajya yinjira agatera abantu gushidikanya, agatera abagize umuryango gushidikanyana, abana bagashidikanya ababyeyi babo, abagabo bagashidikanya abagore babo, abagore bagashidikanya abagabo babo. Noneho agatera abizera gushidikanya abayobozi babo, ku buryo ushidikanya umudiyakoni ukubikira umutungo, ugashidikanya umukuru w'itorero ukuyoboye, abo bayobozi nabo bagashidikanya abizera babo. Ni umugambi wa Satani. Akinjira mu byumba byaho dusengera, akagutera gushidikanya ubuntu bw'Imana, gushidikanya imbabazi z'Imana, ndetse no akaguteramo kutizera amasezerano y'Imana. Ugasomerwa imirongo ya Bibiliya ariko ukayita ku ntebe aho wicaye. Iyo ugerageje gufata mu mutwe nayo akagutera kuyishyira mu akakubuza kuyishyira mu bikorwa. Ukaba amagambo uzi gutondeka neza amagambo yo muri Bibiliya ariko utazi kuyagenderamo, utajya uyashyira mu bikorwa. Nayo ushoboye gushyira mu bikorwa akaguteza ubwaka no gukabya, ukabishyira mu bikorwa urenze umupaka w'iby'Imana yavuze. Noneho uwo ni umugambi wa Satani. Nanone ngo agakora ikindi kibi gikomeye, ngo agashukashuka kandi akangiza imitima myinshi. Ikindi cyongereyeho, ngo agahindanya imibiri y'abagabo n'abagore, binyuriye mu kubateza indwara, binyuriye mu kurya nabi, kunywa nabi, kwambara nabi, gukoresha iby'Imana itageneye abantu ko bakoresha mu mirire no mu minywere, mu myambarire, kugira imyitwarire mibi, imvugo mbi. Izi zigahindanya imibiri y'abagabo n'abagore, maze bakabaho baramaze kwangirika. Indwara zigashoka abantu. Hepfo, hirya y'ibyo akumva atanyuzwe, ngo agasenya imiryango, agatera abana kudahuza n'ababyeyi babo, abagore kudahuza n'abagabo babo, kugeza ubwo atandukanya abashakanye bahuye ari umugabo n'umugore, bahuye bafite imyaka ibemerera gushyingirwa, bakuze ntawe uhasa undi, buri wese abyihitiyemo, ariko uko bihitiyemo kubana akaba ari nako bihitiramo gutana. Ni umugambi wa Satani. Afite imigambi mibi yapanze ku bantu b'Imana. Ni imitego, iyo mitego yose ngo atega, ngo anyurira kubaho abantu bariho ngo ariko batayisobanukiwe. Hano hepfo, ikindi, ngo abiba inzangano mu bantu, abantu bakangana, bapfuye, ubusumbane mu bumenyi, ngo warize ngo nge sinize, ngo urandatira ngo ayo mashuri yawe. Undi agasuzugurira umuntu
kuba atarize, ngo abantu nkamwe ngo binjiji. Satani abiba abantu mo inzangano anyuriye mu kuba bibamo ivangura ry'uruhu, iry'amoko, iry'amadini, iry'uturere, iry'indimi n'iry'ibihugu. Ngo nge ngo ndi umunaka ngo muri iki gihugu, ngo nge ngo ndi umunaka ngo wo muri aka karere, ngo twe ngo turasobanutse, ngo ntabwo tumeze nkamwe ngo b'abanyacyaro. Izi none inzangano zikavuka. Abiba inzangano ashingiye ku busumbane bw'abakire n'abakene, ngo abantu b'abakene ngo nimukaze, mbese agatera abakire kwirata ku bakene, agateramo n'abakene guhora banza abakire kuko babasuzugura. Inzangano Satani ajya zibiba mu bantu. Noneho ntarekeraho, ngo akongera akabibamo abantu kwifuza ubukire. Ibi nibyo bitumye tugwiza indiri z'abajura n'abanyazi, indiri z'abicanyi bahora bapanga imipango yo gukira bakijijwe no gukuraho ubugingo bw'ababarushije uko baramutse. Umuntu agapanga kwica undi ngo yigarurire ibye. Tugwije indiri y'abajura bapanga kwiba abandi bakagwa bakora, wowe ukiga uryamye wicaye uri gupanga uko uzabiba. Satani agwije abantu ngo bifuze ubukire ariko banyuze mu nzira zabuzanijwe. Abigwa bahindura iminzani, mu by'ukuri bagendereye kwiba baciye mu bujiji bw'abandi. N'abandi nabiba banyuriye ku byago abandi bahuye nabyo. Ngo ubwo ngo yahuye n'ibi byago, ngo hahantu he nari kuzamwishyura miliyoni, ngo ndamuha 500 ngo nayo ngo arayafata yiruka, ngo niyo nzayamuha mu byiciro. Kwifuza ubukire bitera benshi kwiba abandi baciye ku bushobozi buke. Bamwe baramukanye, mbese ukavuga uti ubwo yaramutse nta bushobozi afite, uyu munsi bya bindi bye byari bifite agaciro kangana cyane ndabigura kuraya. Mu by'ukuri ibi Satani abyuje mu isi. Amahane araboneka mu miryango, amahane araboneka mu itorero aho abantu basengera, amahane araboneka mu miryango, mu bavandimwe, mu baturanyi, abantu bagahorana amahane. Ikindi, ubuhendanyi. Umuntu arajya mu isoko yapanze, mbese ujya gucuruza ajyana ibicuruzwa yapanze guhenda, nujya kugura nawe akajya kugura yapanze guhenda uwaragura nawe. Mbese n'abahendanyi babiri bahurira mu iduka. Mu gitabo kimwe cya Bibiliya nigeze nsomamo amagambo. Igitabo cyitwa Imigani, ngo ugura ngo ajya agura ari gupfobya ibyo agura, ngo avuga ngo urampenze, ariko ngo yagera hirya akavuga nawe akongera kwihumuriza ati burya namuhenze. Kandi igihe yaratangiye kugura yavugaga ngo uri kumenda, ahubwo atari uko uri kumugurisha ari kumuhenda, ahubwo ugura arashaka guhenda uwagura nawe. Igitabo ni Imigani, igice ni cya 20 n'umurongo wa 14. Haranditse ngo ugiye kugura arapfobya ati urampenze, ariko agenda yishimira icyo aguze. Ubu buhendanyi buragwiriye muri iyi minsi ya none. Nawe ugenda uzi ngo iki kintu mu isoko kiguraya, nawe ugicuruza urabizi ko ayo ukwiye kwakira araya, ariko ugatinyuka ukavuga menshi arenzeho. Noneho ugiye kukigura nawe akakumanura cyane kugira ngo nawe mwese muze kugira aho muhurira. Abantu bigwa bahendahendana. Ikindi Satani ateza ni ubwicanyi. Ubwicanyi buragwiriye. Mu gitabo cya Bibiliya nasomyemo uyu murongo, Yobu hari amagambo yavuze nifuza ko umuntu wese ayatekerezaho. Ni amagambo ari kuvuga ngo iyi si itanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi. Iyi si itanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi. Bana b'Imana, iyi si yacu ya none igeze ku musozo. Ubwicanyi, ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi biragwiriye mu isi kuko isi yamaze kuba isibaniro ry'inkozi z'ibibi. Uwo murongo nuko wanditse. Iyi si yacu ya none yaratanzwe
mbese uburinzi bw'Imana, imbabazi z'Imana ziri kugenda ziyivaho buhoro buhoro. Mu gitabo dufite cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kitwereka ko umwuka w'Imana agenda akurwa mu isi buhoro buhoro. Uko uwo mwuka w'Imana uva ku isi buhoro buhoro, niko kwiyongera kw'ibibi bigenda byiyongera, maze isi ikarushaho kuba indiri y'abajura, abanyazi, abasinzi, abasambanyi, ingozi z'ibibi zose zikarushaho kugwira, abariganya n'abahendanyi n'abandi twamaze gusoma. Ibi byose mwumve umugambi wa Satani muri cya gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje 362, ngo ibi byose Satani yarangije kubikora, ngo maze aho abakristo bari bagasa n'ababona ko ibyo byose bituruka ku Mana kandi ko bigomba kubaho. Ngo Satani atera abakristo benshi kuvuga ngo ibi ngibi byose ni Imana yabyemeye, ibi byose ni Imana ibikora, ni nayo ituma bibaho. Ngo kandi Imana ntiyoshwa n'ibibi. Mu by'ukuri bana b'Imana, Imana ntago yoshwa n'ikibi, Imana ntigira n'uwo yohesha ikibi. Ariko iyo abantu bamaze gucanganyikishwa n'ibibi byuzuye ku isi, babigereka ku Mana, bakavuga ko ariyo yemeye ko bibaho. Bene data bakundwa, bashiki banjye namwe bene data, dukwiye gusobanukirwa neza imitego ya Satani. Noneho muri iki gitabo haratubwiye ngo ni gake cyane wakumva ababwiriza, ni gake cyane wakumva abakristo basobanukiwe, bavuga, bagaragariza bizera, babashishikariza gutandukana n'imitego ya Satani. Ngo ahubwo usanga inyigisho nyinshi ni inyigisho zoroshye, ni inyigisho zidahishura uburiganya n'uburyarya bwa Satani, maze bigatuma abakristo ngo babaho bibereye mu bukebe bwa Satani, imitego ya Satani bahora bayivurugamo, ngo maze bakavuga ko ibyo bahura nabyo byaba bituruka ku Mana. Bene data, ya 200 twasomye muri Bibiliya, nifuza ko yongera kugaruka mu bwenge bwacu. Umurongo wavuze ati, iyo utega umutego awuteze ikiguruka cy'ubureba abaruhira ubusa, amahwa n'imitego biri mu nzira z'ikigoryi. Ngo ariko umuntu wese w'umunyabwenge usobanukiwe azaca kure y'iyo mitego, azayica kure. Rero bene data, turakwiriye gusobanukirwa neza imitego ya Satani. Mu bumenyi dusabwa kugira bwabo, niba tugira ubumenyi bwo kumenya gusoma no kwandika, tukagira ubumenyi bwo kumenya indimi, Igifaransa, Icyongereza n'izindi ndimi nyinshi, tukagira ubumenyi bwo gushaka amafaranga, tukagira ubumenyi mu by'ukuri bwo kumenya ibyo twarya ngo ubuzima bwacu bugubwe neza, tukagira ubumenyi bwo kugira bw'imico ishobora gutuma twubaha Imana, ndetse tukagira ubumenyi no ku myambaro dukwiye kwambara ngo twambare neza. N'ubumenyi bwo gusobanukirwa imitego ya Satani turakwiye kuba tubufite, kugira ngo tuyigendere kure, tuyirinde, dutandukane nayo. Kuko mu gitabo cya Bibiliya aho nsoma uyu murongo nifuza ko nawe uwitaho cyane, ni mu gitabo cyitwa Imigani, igice ni cya 22, umurongo n'uwa mbere, n'uwa gatatu, umurongo n'uwa gatatu. Haranditse ngo umunyamakenga yabonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umunyamakenga ni umuntu usobanukiwe, umenya ikintu. Amakenga ni ukurebera ikintu kikiri kure, warangiza ukakirinda, ugaca hirya yacyo ukacyitaza. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyitaza cyangwa arabyikinga, ngo ariko umuswa we arabikomezamo akababazwa nabyo. Dukwiye kuba dusobanukiwe imitego y'umwanzi Satani, noneho tugashobora kwikinga ibi bibi bizanwa n'umwanzi Satani. Mu mitego turavugaho umwanzi Satani ateze abakristo muri iki gihe cyacu cya none. Umutego wa mbere ni ugutwarwa n'ibinezeza, gutwarwa n'ibinezeza, kwemerera umubiri ukinezeza. Mu gitabo kimwe cya Bibiliya niho harimo aya magambo, ni igitabo cyitwa Umubwiriza. Abantu benshi bajya bemerera kamere z'umubiri kwinezeza, gutwarwa n'ibinezeza mu mirire,
iminywere, imyambarire, mbese kwinezeza mu migendere. Uko kwinezeza, gushaka kubaho nk'uko ushaka, nk'uko ubishaka igihe ushakiye, udakeneye kuyoborwa n'amahame mvajuru, ibyo binezeza abantu babamo ni umwe mu mitego yateguwe na Satani kugira ngo umugabane munini w'abantu bazarimburwe no kwinezeza. Mu gitabo cya Bibiliya, umubwiriza igice ni cya 11 umurongo w'9, wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeza mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ugendere mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko umenye yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Abantu benshi bajya binezeza, ukagendera mu nzira umutima wawe ushaka, ngo njyewe ndi nge, ngo ngomba kubaho ngo nk'uko mbishaka, ngo nkakora uko nshaka, ngo nkagendera igihe nshakiye. Abasore benshi kuba mu byo kwinezeza bavira iwabo igihe bashakiye, bakagendera igihe bashakiye, bakagenda igihe bashakiye, bakajya aho bashaka, bagakora ibyo bashaka, bagatahira igihe bashakiye, ntibagira amategeko abagenga. Uku kuba mu byo kwinezeza bibakururira akaga kazatuma nibajya mu rubanza batazashobora gutsinda. Abagore benshi baba mu byo kwinezeza, ndetse n'abagabo, abasore n'inkumi, abana bato. Kwinezeza mu mirire, kwinezeza mu minywere ni imwe mu mitego Satani yateguye kugira ngo asigingize ikiremwa muntu. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, Satani yateguye ibinezeza byo kunezeza abantu, ngo ariko ngo babeho mu gihe cy'ibyo binezeza mu by'ukuri batazi ko umwanzuro uheruka uri kubafatirwa mu bikari byera byo mu ijuru. Paje 235, iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, haranditse ngo reka mbanze 234, haranditse ngo igihe abiyita ko ari abakristo bakiyita ko ari ubwoko bw'Imana, igihe abiyita ko ari ubwoko bw'Imana bazihuza n'ab'isi bakabaho nk'uko babayeho, kandi bakifatanya nabo mu binezeza byabuzanijwe, bakifatanya nabo mu binezeza byabuzanijwe. Igihe agakabyo mu binezeza by'isi kazahinduka k'itorero, igihe amahoni yo mu bukwe azabahogerana, kandi bose bakazaba biteze imyaka myinshi y'iterambere ryiza. Ubwo nibwo mu buryo butunguranye nk'umurabyo uvuye mu ijuru hazabaho iherezo ry'inzozi zabo n'ibyiringiro byabo by'ubusa. Igihe abantu bazabibereye mu binezeza, mu by'ukuri buri muntu wese yibereye mu byo kwinezeza, ngo nicyo gihe umunsi gutungurwa gukomeye k'umunsi w'imperuka kuzabatungura. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwiye ngo kuzatungura bari mu isi kumeze nk'umutego. Muri iki gitabo haranditse ngo nanone hepfo 235, mu gihe intekerezo z'ubucurabwenge zizaba zivanyeho ubwoba butewe no gucirwaho amateka y'Imana, igihe abigisha b'amadini bazaba bavuga iby'ibihe birambye by'amahoro n'iterambere, igihe isi izarundukira mu mirimo y'ubucuruzi n'irari ryo kwinezeza, babiba kandi bubaka, bakora ibirori kandi binezeza, nyamara banga imiburo y'Imana kandi bisekera intumwa zayo, ubwo nibwo kurimbuka gutebutse kuzabagwa gitumo kandi ntibazakurokoka. Ibine Satani azi neza ko umunsi w'imperuka uteye ubwoba, azi ko ibyago 7 bizanyagira abanyabyaha biteye ubwoba, azi ko umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana uteye ubwoba, azi ndetse ko n'abantu iyo babitekereje bibatera ubwoba ndetse bikaba byabatera guhunga. Arangije ategura ibintu byo kubahugenza. Mu gitabo kimwe nasomye cyitwa Inyandiko z'ibanze, paje 44, haranditse ngo ari nawe yaravuze ati njye ngira ubwoba, mbese ngo njye ntekereza nkagira agahinda igihe mbona abantu ntacyo bitayeho, ngo kandi Satani wari ku murimo kugira ngo atere abantu guhuga, ngo no kubahugenza kugira ngo batita ku kuri gukomeye kw'iki gihe cyacu. Satani arahugenza, arahuza abantu b'Imana binyuriye mu kubatera kuba mu binezeza. Iyo abantu bibereye mu byo kwinezeza baba bahugenjwe. Abantu bahugenjwe n'ibinezeza mu mirire, amarushanwa y'imirire,
amarushanwa mu minywere, amarushanwa mu myambarire. Ibi bibaye bibaho ugenza, ndetse n'imikino mibi. Ibyo binezeza by'imikino y'amakarita, imikino y'iteramakofe, imikino y'amakinamico, imikino y'imipira y'amaguru, imikino y'ibirori byo kubyina no gukeza ndetse no kurara mu mazu abyinirwamo. Ibi ni bimwe mu birangaza byateguwe na Satani ngo maze abantu babyinezereshe bizasoze imperuka izabatungure. Bya byago birindwi batinyaga ko bibagwaho bizabagweho. Wa muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana uzabasukweho bo batakigenje batakibyibuka bararangaye. Mu gitabo kimwe cy'intambara ikomeye nasomyemo amagambo avuga ngo Satani azashyira abantu mu binezeza ngo maze abahugenze, ngo kugeza ubwo imyanzuro iheruka izafatirwa mu ijuru, abari mu isi bagacirwa urubanza kandi bagacirwaho iteka, ngo bo bibereye muri ibyo byo kwinezeza. Ngo maze narangiza, ngo amaze kumenya ko uwo mwanzuro ufashwe, ngo ase naho abwiye abari mu isi ngo ngaho noneho nimushake ya Mana yanyu, ngaho noneho ngaho ibinezeza bibaye nk'ibivuyeho, ngaho nimushake Imana. Ngo abantu bazakubita hirya no hino. Inzara yanditswe muri Amosi 8:11 haranditse ngo hazabaho inzara, hazabaho inyota, abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi bazahagizwa no gushaka ijambo ry'Imana, ngo ariko bazaba batagishobora kuribona, ngo kuko ngo imyanzuro iheruka izaba yamaze gufatwa mu ijuru, imbabazi zarangiye. Ngo Yesu Kristo azaba yamaze kwiyambura umwambaro wa gitambyi, yamaze kwambara umwambaro wo guhora. Ngo abagabo n'abagore bazicwa n'inzara n'inyota, bazikubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, ariko ntibazaribona. Umuja w'Imana yaranditse ati nabwiwe na marayika nti, ngo marayika wari umerekeje mwiyereko yarambwiye ati barakwiye gukomeza gusonza, ngo kuko igihe abera babashiraga ijambo ry'Imana bo bari bitereye agati mu ryinyo, babasekera, babajinyikiye, batitaye kuri uwo muburo babashiraga, bibereye mu binezeza. Ngo kubw'ibyo barakwiye gusonza no kwicwa n'inyota ibyiteka ryose. Satani yateguye umutego witwa ibinezeza kugira ngo azahitane imbaga nyamwinshi yabibwira ko ari abakristo. Muri iki gitabo rero haranditse ngo igihe icyo ari cyo cyose umunsi w'Uwiteka uzatungura ababi, igihe ubuzima bwo kwisi buzaba bugenda nk'uko bisanzwe, igihe abantu bazaba byarundukiye mu binezeza no mu mirimo no mu bucuruzi no mu buzana inyungu, igihe abayobozi b'amadini bazaba bahimbaza isi n'amajyambere y'isi n'iterambere ry'ubwenge bwayo, kandi abantu bakazaba bishingikirije ku mutekano utariho, ubwo nibwo kurimbuka gutebutse kuzabatungura. Abatagira icyo bitaho n'abakiranirwa, nk'uko umujura aza kwiba mu gicuku akinjira mu nzu itarinzwe, kandi ntibazakurokoka. Ntabwo abantu bazarokoka. Impamvu izatuma batarokoka namwe mwayumvise mu nsanganyamatsiko turi kuganirira hamwe, iratubwira ngo gusobanukirwa neza imitego Satani ateza abakristo muri iki gihe cyacu cya none. Mu bihe byagiye bitambuka Satani yagiye atega imitego. Uyu mutego w'ibinezeza yawuteza abo mu gihe cya Nowa, ngo bararyaga, baranywaga, barashyingiraga, bakashyingirwa. Ibyo birori bahoragamo byo kwinywera, byo kwirira, byo gushyingirwa, byo kubaho mu by'ukuri badakabakabwa, ngo byatumye birengagiza umuburo ukomeye w'iterabwoba wari ufitwe na Nowa, wababuriraga ko igihe gisohoye ubwo imvura izagwa isi karengerwa n'umwuzure w'amazi. Ngo abashakashatsi n'abahanga bahumurizaga, batangaga umutekano ariko utizewe ku bantu, ngo aho bababwiraga bati n'uyu yibabeshya, n'uyu sinzi uko byamugendekeye. Namwe murabizi ko nta gitonyanga cy'imvura twari twabona, kuko uhereye isi kiremwa kugeza mu gihe cya Nowa, mu by'ukuri ntabwo imvura yagwaga. Imyaka, ibimera, abantu ngo byajyaga bitembwaho n'ikime, ngo icyo kime kigatera imyaka kugubwa neza no kubaho neza. Ngo yababwira ko imvura izagwa, ngo abashakashatsi ngo mu by'ikoranabuhanga ngo bagahumuriza imbaga nyamwinshi bayibwira, bahizeza umutekano utariho. Ngo muri iki gihe giheruka nanone Satani ngo yateguye ubushakashatsi, ubucurabwenge, ngo buzajya bukomeza guhumuriza abari mu isi, ku buryo kubwira umuntu ngo isi iri kugana ku musozo, undi yakubwira ati ahubwo isi niho isoretse. Ubwira umuntu ngo isi irashaje, yakubwira ati ahubwo isi yari ishaje cya gihe cya kera, ati naho ubu ngubu ni igisore, isi irasoretse.
umuntu aguhaye ingero kubera ati abantu bagendaga nta mihanda none ubu nukwicara mu modoka agenda nta n'umukuku muri kaburimbo abantu bajyaga bajya gucana umuriro batekaga binjiraga mu nzu bajyanye bamwe bita ngo ni ibishirira abandi ngo ni ibishishimuzo aribyo bari kurebesha mu nzu nazo z'ibyatsi ku buriri bwuzuyeho ibyatsi bushashweho ikirago butagira matera butagira iki mu by'ukuri kumubwira muri iki gihe cya none ari kwegama ku gikuta gusa yakandaho ako kanya umucyo ukaboneka mu nzu mu by'ukuri ari kwandikira umuntu uri mu kundi mugabane ari ubutumwa bugufi gusa muri telefone mu gihe ikindi gihe hari n'igihe watumiraga bene wanyu mu bukwe wandikishije n'agakaramu urwo rwandiko rukazajya kubageraho ubukwe bwararangiye mu by'ukuri iri terambere ririho ryisha ubwenge bwa benshi ku buryo batareba kwisigana ku musozo ibinezeza birimo imikino y'abambaye ubusa imikino y'iteramakofe imikino y'abicana amarushanwa y'abarya hafi no guturika amarushanwa y'abarwana mu by'ukuri ibyo binejeje amaso abantu bahora bagura ibinyamakuru bikubiyemo ibyo binezeza uko abantu basonzeye izo nkuru ngo ni komedi udukuru two gusetsa n'itundi ibi byose bibereyeho guhugenza abantu b'Imana ngo uyu mutego abantu uzabafate batagira igihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana wabona igihe cyo gukurikirana kuri YouTube twa komedi ukabona igihe cyo gusoma udukuru dusekeje kuri Facebook ukabona igihe cyo gusoma inkuru kuri Instagram cyangwa kuri Twitter ndetse n'ahandi ariko ukabura igihe cy'iminota mike yo kwisomera mu byanditswe byera ujye ubura igihe cy'iminota mike yo kuba mu iteraniro ry'aho abantu bigishiriza ijambo ry'Imana n'abagerageje kuba mu materaniro ugasanga ijambo ry'Imana rihawe agaciro gake imbyino nyinshi zuzuyemo induru zuzuyemo kwinezeza ngo ni ugutetera mu Mana ngo dutetere mu mwuka ugasanga imbyino nyinshi zuzuyemo kwinezeza gusa no kubaho umutima utagenzuwe n'umwuka w'Imana ari byo binezeza abantu bibereyemo kuruta uko baha agaciro ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigahabwa iminota 5 yo kuryiga abantu bati nimwakire neza ijambo ry'Imana ngo amina bakabyina amasaha 3 bari kwibyinira buri wese ati turi mu mwuka mu by'ukuri ijambo ry'Imana rigahabwa agaciro gake ibi nabyo ni ibinezeza muri iki gitabo n'ubundi cyitwa urugo rwa Gikristo tuhasoma aya magambo akurikira tuhasoma aya magambo akomeye kubirebana n'umutego witwa ibinezeza iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo ni page 505 page 505 handitsemo aya magambo akurikira ingingo iravuga gusa ngo umutego w'ibinezeza intekerezo za kimuntu zihora zibogamiye mu binezeza no kwihimbaza imitego ya Satani ni ugushyiraho ibinezeza byinshi mu buryo bushoboka ashakisha uko yabyutsa mu ntekerezo z'abantu irari nk'iry'abisi mu gukunda kwinezeza mu buryo bibagirwa agakiza k'imitima yabo umugambi wa Satani nuko agendereye gukuraho umutima wo gukabakabwa kugira ngo nibura abantu babeho rwose badakabakabwa bitewe n'ibinezeza bya Satani noneho mu byanditswe byera bitugaragarije ko ibinezeza ari umwe mu mutego Satani yateguye kugira ngo agushe abantu b'Imana mu buhakanyi agusha abantu b'Imana mu kutita ku mitima yabo n'agakiza kayo nanone icya kabiri Satani ajya atega umutego wa kabiri witwa kwifatanya n'abatizera kwifatanya nabo mu mirire yabo ukifatanya nabo muri iki gitabo cya Bibiliya haranditse ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza ubwo ni igitabo cyitwa Abakorino ba mbere igice ni cya 15 n'umurongo wa 33 ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza noneho undi murongo nawo uri mu gitabo cy'Abakorino ba kabiri
igice cya 6 ndasoma aya magambo akurikira. Abakorino na ba 2:6 umurongo wa 14. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Ijambo hepfo ku murongo wa 17, nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimukore ku kintu cyose gihumanya, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Satani yateguye umutego witwa guhuza abantu b'Imana n'abatizera, tugahurira nabo mu birori byabo, tugahurira nabo mu makwe yabo, tugahurira nabo mu mishinga yabo iyo gukiranirwa mu by'ukuri itanezeza Imana. Iyo twifatanije n'abatizera tudahwanye, mwumva ingorane dukuramo. Uyu mutego Satani yagiye awungukiraho, niyo mpamvu ngo no muri iki gihe cyacu giheruka ashaka kuwutega. Page 300 ni page 363 intambara ikomeye, page 362 kaba ariyo dusoma. Aravuze ngo Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana akoresheje gusenya insika zose zari zibatandukanije n'isi. Abisiraheli ba kera baguye mu cyaha igihe bivangaga n'amahanga ya gipagani, kandi bari barabibujijwe. Ngo kuko Abisiraheli bo muri iki gihe cyacu, nkuko Isiraheli yo muri iki gihe baguye, Imana y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ijambo rikomeye riravuze ngo iyo abakristo bahisemo kwifatanya n'abatubaha Imana kandi batayizera, baba bishize mu kaga k'ibigeragezo. Satani wiyoberanije arabakingiriza ngo batamubona, ntibabasha kubona ko bene abo bazababera umutego wo kubashyira mu kaga, kandi ko igihe cyose bazaba bifatanije n'ab'isi mu mico, bakifatanya n'ab'isi mu magambo no mu migenzereze, buhoro buhoro bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira. Abakristo benshi Satani yamaze kubanogora amaso, byabahinduye indindagizi. Mbese inyandiko iravuze ngo bazarindagira. Ibi bisobanuye neza ko Satani ajya arindagiza abantu b'Imana igihe babayeho bifatanije n'abatizera. Ni icyaha gikomeye Isiraheli ya kera yakoze igihe bifatanyaga n'abatizera mu kibaya cy'Imowabu. Icyakurikiyeho barasambanye, barasinze, babaye mu binezeza, maze bisoza Imana ibavuyemo, basenga ibishushanyo. Mu by'ukuri kwifatanya n'abatizera yagiye iba intwaro Satani yakoresheje, kandi imugeza ku musaruro. Uyu mutego wagiye uhitana benshi. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, page 78 handitsemo aya magambo akurikira. Ni page 87 haranditse ngo kwirinda kwifatanya n'ab'isi. Ibyashuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 haranditse ngo mu gihe ubu butumwa buri kumvikana, mu gihe kubwirizwa kuri gusohora kuri gusoza umurimo wako wo kurobanura nk'abarinzi bakiranuka b'Imana, tugomba gusobanukirwa neza ibirindiro byacu nyakuri ibyari byo. Nitugomba kwifatanya n'ab'isi kugira ngo tutinjirwamo n'umwuka ubarimo. Ikindi, dutinya ko ubushishozi bwacu bw'iby'umwuka bwagwa mu rujijo, tukabona kandi tugafata abafite ukuri kandi batwaye ubutumwa bwiza bwa Kristo nk'uko amadini yiyitaje Kristo abafata. Mu mwanya umwe ntidushobora kuba abafarisayo kandi ngo twibwire ko dutandukanye nabo. Bana b'Imana, mu mwanya umwe ntago twaba abafarisayo ngo kandi twibwire ko mu by'ukuri twaba tugishobora guhuza n'Imana. Rero Imana idufashe nk'abantu b'Imana tumenye ko kwifatanya n'abatizera ari kimwe mu bintu bishobora gutuma Imana itandukana natwe. Ni umutego wa Satani. Uyu mutego Satani yagiye awutega kandi awungukiraho. Tugana rero ku musozo, reka tubabwire ko ijambo ry'Imana icyo ryatugaragarizaga ari uko abantu dukwiriye kumenya neza ko dusobanukirwa neza imitego ya Satani. Iyi mitego ya Satani tuvuzeho igeze kuri 2. Uwa mbere, tugomba kwirinda gutwarwa n'ibinezeza. Ibyo binezeza twabibonye byinshi kandi bizahitana imbaga nyamwinshi. Icya kabiri ni ukwirinda kwifatanya n'abatizera. Iyo abantu bifatanyije n'abatizera baba baguye mu mutego utuma Imana ibavamo. Dusoza
dusoze tubifuriza nk'abantu b'Imana kuba mu ijambo ryayo no kuba bugufi n'Imana nk'uko ijambo ryayo ribitubwira. Biravuga ngo ntitugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi, kuko iyo umuntu abaye umukunzi w'iby'isi kandi akifatanya nabyo ahinduka umwanzi w'Imana. Icyo mbasabiye nisabira ni ukumenya neza ko iyi mitego tugomba gutandukana nayo tukazabona ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.